kandi unsuzugura azasuzugurwa. Iramubwira ngo ndabihinduye. Imubwira ikintu gikomeye, iramubwira ngo abahungu bawe nibapfa urundi rupfu rusanzwe uzamenye ko ntari Uwiteka uvuze. Iramubwira ngo urupfu rw'abana bawe ni urupfu ruri sipeshe, n'umuntu wese uzarumenya akarwumva ngo azajya acura injerere mu matwi, kuko abahungu bawe banzinuye abantu ntibagishaka kuza mu rusengero. Muhinduke rwose mugize imitima. Kandi wabona beneri baje mu materaniro bati wahamanati, wahamanati we siyabonga. Ayo datawe bavuga uti mbega abahungu bafite amavuta. Aho muri Amerika y'Amajyaruguru munyikirize haleluya. Abaje gusenga haleluya. Benero babonye bambaye ijipo ndende, wavuga mbega abapantekote beza we, mbega abapane bambara ibitambaro we, n'amatwi bakayapfuka. Beneri bazi kujijisha, basa n'iby'idini ribasaba ariko ntibasa n'iby'ijuru ribasaba. Bafite ukuntu Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga. Dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza, ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze kushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira, ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe utangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde. Amen. Yesu ashimwe. Tuzamuna amaboko yacu duha Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa, ndi umukristo mu itorero rya Gatenga, paruwasi ya Gatenga, ururembo rw'umujyi wa Kigali. Turashima Imana kubana namwe uyu munsi. Ni by'igiciro gikomeye cyane ko mwadutekerejeho kugira ngo tuzaze kubana namwe. Imana ihimbazwe cyane. Turashimira umushumba w'itorero waduhaye ikaze n'abandi bafatikanya kuyobora iri torero. Imana ibahe umugisha. Duhaye agaciro ubutumire bwanyu. Mwarakoze cyane kuturarika mu ruhando rw'abavuga butumwa benshi bari muri iki gihugu. Mushumba, Imana iguhe umugisha. Haleluya, haleluya. Turashimira namwe mwaje gutarama uyu munsi. Imana ibahe umugisha. Iki giterane gifite abaterankunga babiri bakomeye. Abaterankunga babiri bakomeye. Uwa mbere ni Kristo yashoyemo amaraso. Umuterankunga wa mbere w'iki giterane ni Kristo, we yashoyemo amaraso. Se twamuha amashyi byakunda. Umuterankunga wa kabiri ni nge nawe, twemeye kuza ngo twumve icyo Yesu avuga. Mwashyizemo amafaranga ariko Yesu yashyizemo amaraso. Umva rero biraza kugenda neza. Mwuka wera ari muri iki kirere rwose. Imana irahari, muhumure, imitima yanyu ituze. Imana irahari. N'udusigisigi tw'utuntu mwagiye mwumva cyangwa muri kumva nibyerekana ko Imana ihari. Nimugire ubwoba, Imana irahari. Bethlehem, haleluya. Imana iri muri iki kirere, kandi murabizi ko iyo twaje inaha tuba twaje kwa mama, tuba twaje iwabo w'itorero. Rero ntimugire ubwoba, Kristo arahari. Haleluya, haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko dusome ijambo mbahaye intashyo z'abera bose aho twateraniye. Imana yaradushoboje, mwakira intashyo za bene so. Amen. Dusome igitabo cya mbere cya Samweli. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya kabiri, umurongo wa 12, turasimbuka dusome n'umurongo wa 30. Igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya kabiri,
umurongo wa 12 dusimbuke dusome n'uwa 30. Igitabo cya mbere cya Samweli igice cya 2 umurongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo kandi bene Eli bari bigoryi, ntibari bazi Uwiteka. Kandi abo batambye uburyo bagenzaga ibitambo by'abantu bwari ubu: umuntu wese iyo yatambaga igitambo, umugaragu w'umutambyi yarazaga bagitetse inyama, afite icyuma cyarura inyama cy'ingobe 3, akagitikura mu isafuriya cyangwa mu ibirika cyangwa mu nkono ivuga cyangwa mu nkono ivuga. Ikintu cyose icyo cyuma cyajaburaga n'icyo umutambyi yendaga, uko niko bagenzaga Abisiraheli bose babaga bagiye Shilo. Ndetse batarotse ibinure, umugaragu w'umutambyi yarazaga akabwira umuntu watambaga ati inyama zo kosereza umutambyi kuko adashaka izitetse ahubwo arashaka imbisi. Kandi iyo umuntu yamusubizaga ati niba marakotse ibinure urabona kujyana, ati nukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikabeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Amen. Luka, ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka igice cya 22. Ubutumwa bwiza kubwanditswe na Luka igice cya 22 umurongo 31. Luka 22 umurongo wa 31. Luka 22 umurongo wa 31 haravuze ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni, Simoni, dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka, ariko weho ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora, nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Amen. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo igice cya 11. Ntago intego nayibagiwe rwose, nayo turayisoma, ariko reka tubanze dusome iby'umwuka yambwiye kuvuga. Abaheburayo 11 murongo wa 13. Urwandiko rwandikiwe Abaheburayo 11 murongo wa 13. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuze ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Amen. Noneho intego y'igiterane ni mu Baroma 12 umurongo wa 2. Ho turihuta, nta nubwo byari bigombwa ko tuyisoma, ariko reka tuyisome mu izina rya Yesu. Abaroma 12 umurongo wa 2. Haravuze ngo kandi nimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. Intego y'igiterane navuga ngo ni uguhinduka rwose biduhesha kumenya iby'Imana idushakaho. Niko kuri afishe handitse, guhinduka rwose biduhesha kumenya ibyo Imana idushakaho. Twese amen. Hari indirimbo umwuka yampaye ko turirimba, indirimbo 198 mu ndirimbo zo gushimisha Imana. Turayiririmba dusobanura aya magambo ko umwuka yaduhaye kuyavuga, hanyuma dusenge. Babacuranzi begere hino, niyo bakoresha piano gusa nta kibazo, hanyuma tuyiririmbane tuvuge kuri aya magambo umwuka yaduhaye kuvuga. 198 mu ndirimbo zo gushimisha, nimushaka mukoreshe piano gusa. Umwami wacu Yesu niwe tangiriro ry'itorero yaremye, umubazi n'ijambo yazanywe mu isi yacu
yazanywe mw'isi yacu no kudukiza ibyaha ngo tube itorero rye yaguze amaraso itorero ni rimwe mu moko ataramwe umwami waryo rumwe riramusangira ifunguro ni rimwe ritunga abaryo bose ishima izina rimwe iry'umucunguzi ifunguro ni rimwe ritunga chikarisususa abatariri nyamara be n'abaryo bahora bari maso kubwira umwami ibyaha ugasarire nyamara be bahora babwira abami umwami ibyacu basarire no mu byago biringera icyarirurwa no gutega amaboko ari mu bihe bizaza ryifuza uzabona ibyiza byo mu ijuru biva kandi rikiri mu isi kandi rikiri ifita n'agatanda kawo mu ijuru n'abera guhinduka rwose ariko guhinduka gufite ingaruka nziza kutumenyesha ibyo Imana ishaka si uguhinduka gusa ahubwo no guhinduka gufite rezilita gufite umusaruro wo kumenya ibyo Imana ishaka bivuze ngo hari n'abandi bahinduka ariko ntibamenye umusaruro w'ibyo Imana ishaka impinduka zabo ntizibe impinduka zo kugaragaza icyubahiro cy'Imana ahubwo zikaba impinduka zo gutesha Imana icyubahiro nubwo yo ariyo kubahwa nubwo ifite ubudahangarwa nubwo yuzuye icyubahiro
ntacyo wakora ngo ibure guhabwa icyubahiro, ariko hari imirimo imwe n'imwe isa n'itesheje icyubahiro Imana, ariko siyo, ni ibisa nayo ubundi siyo. Iyo ihora ari inyacyubahiro, munyikirize amen. Iyo ihora ari inyacyubahiro nubwo utakiyiha iragihorana. Ni ibintu byikora, ifite ukuntu yabyensitaye, ibyensitara neza kugeza ubwo yavuze ngo njyewe Uwiteka, nubwo abantu bakira byo batama icyubahiro, ariko icyubahiro cyanjye sinzagiha undi. Nuko Imana iteye, ibintu byayo birubatse, byubatse mu buryo nta muntu wabisenya, habe n'abamarayika habe n'ibizima nabo basanze ibintu byayo byubatse. Ubwo rero kuyiha icyubahiro ni ukwigirira neza. Ayiwe data we, kuyiha icyubahiro ni ukwigirira, kuza mu materaniro ni ukwigirira, kuyiririmbira ni ukwigirira, kuyisenga ni ukwigirira, kuba Joseline ari kuyivuga ni ukwigirira na hanyuma ntiwigirire nabi rero. Ariko uzi ko mwaje, ni ukuri mwaje, munyikirize amen. Guhinduka rwose ariko bitumenyesha ibyo Imana ishaka. Nahoze nibaza impamvu mwateguye iki giterane gifite insanganyamatsiko. Buriya ntimugakinisha insanganyamatsiko iba ari message yayo. Buriya Imana imaze iminsi ibona mwaranze guhinduka. Mugume hamwe rero. Imana imaze iminsi ibona byarabananiye, umwuka aravuga ngo reka ntegurire mu bashinzwe ivugabutumwa mbabwire ngo nibahinduke rwose. Ubwo nibyo umwuka ashaka kuvugana na Kirabyo. Munyikirize amen. Guhinduka rwose, Paulo yavuze ngo ntimwishushanye. Yemwe we, ntimwishushanye. Umunyarwanda yaravuze ngo ingendo y'undi, sanganyikirije ko nabakunzi, ingendo y'undi gira guta. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ngo ahubwo mumenye Imana, ngo kugira ngo kumenya Imana kwanyu bibatera kumenya ibyo ikunda. Abantu mwize segonderi muzi ibintu bazi twitaga kudekarika. Kudekarika sinzi niba mubyibutse. Ni ugufata ifoto y'igisa n'icyo ukeneye, ukayishyira ku idirishya, ugashyiraho urupapuro rwawe, ufite kereyo na gome, ugashushanya igisa n'icyo uri kubona imbere kandi kiri imbere mu idirishya. Uranyumvise? Iyo Bibiliya ivuga ngo ntimwishushanye, ni ugufata ibintu bitasaga n'ibyo ugomba gukora ukabidekarika, ukabishushanya neza bigasa nawe. Ariko umwuka yavuze ngo ntimwishushanye, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Imana ishimwe ko yaduhaye intego nziza. Munyikirize amen. Nyuma umwuka wera mbe hafi, kubera ko niwe ukwiye kutuba hafi. Bibiliya ivuze abana b'abahungu ibita bene Eli, Hofuni na Finehasi. Bafite amahirwe abiri akomeye ngiye kuvuga asa nayo ufite. Amahirwe ya mbere Hofuni na Finehasi bafite, bavuka ku mugabo mwiza wavuganye n'Imana. Yesu we, bavuga ku mugabo mwiza wavuganye n'Imana w'umutambyi. Imana yaravuze ngo inzu ya Eli ntago hazaburamo umutambyi iteka ryose. Urumva iryo sezerano atari ryiza we? Uribyinanye ukarisirimbana, ukaribwirizanya, ukarihogozanya, bajya wumva ari utuntu turyoshye cyane. Mu nzu ya Eli ntihazabura abatambyi iteka. Bene Eli bavukiye mu rugo rw'umugabo wavuganye nande. Iyo ni fiyeri, ni ibintu bakwiriye kubungabunga bakabirinda, kuko bahawe ibintu bifite aho bituruka. Bagomba kubikora bigengesera kubera Imana ya se. Isezerano bafite ritazahinduka keretse bo babigizemo kabiri. Amahirwe ya kabiri bafite, babonye akazi batadepoje, babonye akazi batagasabye,
baraprofitira mu muhamagaro wa se, bicaye mu bintu bya se. Imana ibagiriye icyizere, ibaha gukora nk'ibyo se yagakoze. Munyikirize amen, munyikirize amen. Bagiriwe icyizere cyo gukora batadepoje, nta n'ikindi kintu Imana ibaciye cyo gukora umurimo nk'uwa se, ari ikintu nta kindi kintu bakoze. Igikomeye rero gihari, karushya isaba. Karushya abantu bari inyuma munyikirize amen. Ziko bari kunyumva, n'abahari inyuma munyikirize haleluya. Yego, nabi imbere munyikirize haleluya. Karushya isaba ni ibintu batasengeye, ni ibintu batavunikiye, nta misanzu yabo ibirimo, babibyibonyemo gutyo gusa. Karushya isaba rero, muhinduke rwose mugize imitima. Bene Eri batangira gukora iby'Imana itabatumye, batangira kwishushanya, batangira guhinduka. Biravangwa Abisiraheli bajyaga bazana ibitambo mu nzu y'Imana nk'uko Imana yari yarabivuze, ngo bene Eri batangira gukorera ibyaha mu rusengero. Muri hari abantu babiri batandukanye, umuntu ukorera ibyaha inyuma y'urusengero n'umuntu ukorera ibyaha mu rusengero. Ni abantu babiri batandukanye, n'Imana ntibabona kimwe. Batangira gukorera ibyaha ku ruhimbi, batangira gukorera ibyaha ku rutambiro. Bati n'ubundi karushya isaba, twasanze ibi bintu ari ibintu by'iwacu, guhanura ni ibintu by'iwacu, kubwiriza ni ibintu by'iwacu, kuririmba ni ibintu by'iwacu, niyo ntasenze ndaririmba, ijwi Imana yararimaye. Batangira gukorera ibyaha mu rusengero. Bibiliya ivuga ngo abantu bababazwa cyane n'ibi byaha bya bene Eri, ngo bajyaga bashabura inyama ziri mu nkono, bakazana ibirusha bifite amenyo, bakajaburamo izo bashaka, bakagenda bakarya. Bati n'ubundi nta kizadutwara, nijya no kudiha izadiha data. Bari abantu bikuraho ibyaha bakabishyira kuri ba runaka. Dawidi yaravuze ngo ninde mukene uri inaha ngo tujyane isanduku y'isezerano imudihe nahari. Abantu bikuraho intege nke bakazishyira ku bandi. Bene Eri bababaza Imana, Imana irababara, ifata icyemezo cyo guhindura isezerano yari yavuganye na se. Bajya kumuregera abana be Eri, baramubwira ngo abahungu bawe bakora ibyaha bibiri bikomeye bitumye tutazagaruka mu rusengero. Ibitambo biratuvuna, twebwe tubona inuma zinungura twavunitse, inka tuzibona twavunitse, intama tuzibona twavunitse. None ibintu tuvunikira tukabizana gutambira Uwiteka, abahungu bawe barabitoba. Ntituzi niba Imana ibikunda, ntituzi niba Imana ibyishimira, ntituzi niba Imana itabishima. Tubona tuza gutyo gusa twavunitse tukitahira. Ngo bene Eri akajya bamama ati bana banjye, ariko iyi Imana yavuganye nanjye ko izatugirira neza, mwagiye mureka gukora ibyaha. Ngaraba mama uko yiboneye. Bana banjye se mwagiye mwihangana mukaririmbira mukuri no mu mwuka ko Imana izabagirira neza. Bakajya bamama ariko ubundi nimunacumura Imana izabagirira neza nta kibazo. Ntikireba inyuma isigaye ireba, ntikireba mu mutima isigaye ireba hera. Ngo ntikireba, uwo Imana yahinduye systeme y'imirebere, ngo ntikireba mu mutima isigaye ireba inyuma. Abandi bati isigaye ireba inyuma ntikireba mu mutima, abandi batireba mu mutima ntireba inyuma, mbese byabaye agatogo. Imana itumaho Eri, munyikirize amen. Muhinduke rwose mugize imitima. Imutuma iramubwira ngo mva Eri we, abahungu bawe barananiye, bazinuye abantu banjye kuza mu rusengero, ntibakora ibyaha ngo bagenda burundu,
babizana no ku ruhimbi, babizana no mu rusengero. None nduwiteka ndabihinduye none. Iniforume bambaye, imisanzu batanze, ibyo bakoze, sengero nziza bubatse, njyewe Uwiteka ndabihinduye none. Isezerano nagiranye nawe ndarihinduye, nyujije mu murongo. Iramubwira ngo uhereye none unyubaha nanjye nzajya mwubaha, kandi unsuzugura azasuzugurwa. Iramubwira ngo ndabihinduye. Imubwira ikintu gikomeye, iramubwira ngo abahungu bawe nibapfa urundi rupfu rusanzwe, uzamenye ko ntari Uwiteka uvuze. Iramubwira ngo urupfu rw'abana bawe ni urupfu ruri sipeshe, n'umuntu wese uzarumenya akarwumva ngo azajya acura injerere mu matwi, kuko abahungu bawe banzinuye abantu ntibagishaka kuza mu rusengero. Muhinduka rwose mugize imitima. Kandi wabona bene Eli baje mu materaniro bati Wahamanati, Wahamanati we, siyabonga. Ayo datawe bavuga uti mbega abahungu bafite amavuta. Aho muri Amerika y'Amajyaruguru munyikirize haleluya. Abaje gusenga haleluya. Bene Eli babonye bambaye ijipo ndende, wavuga uti mbega abapantekote beza we, mbega abapene bambara ibitambaro we, n'amatwi bakayapfuka. Bene Eli bazi kujijisha, basa n'iby'idini ribasaba ariko ntibasa n'iby'ijuru ribasaba. Bafite ukuntu bazi kubishushanya, bafite ukuntu bazi kubihuza, bafite ukuntu bashyiramo amanote meza. Abarokore ntibakibeshyira inyuma y'urusengero, basigaye babeshyira mu rusengero. Umuntu akaza akibeshyira atamfitiye byinshi, mu kiganza cyiwe harimo ibyiza gusa binese s'umutima. Uzimo ari mu kihe kiganza k'ikiburyo kigira neza, ikimoso kikahonda. Dawidi yaravuze ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bigira gute? Inshyimbo ni ukugaruza neza, inkoni ni ukudiha. Abaje gusenga haleluya. Abaje gusenga haleluya. Muhinduke rwose mugize imitima mishya. Bene Eli iyo uzi kuntu bazi kwitwararika ku munsi w'isabato, bazi kwitwaza icya 10 n'amaturo ngo baze kwijijisha. Bene Eli muhinduke rwose mugize imitima. Bene Eli uzi ko bazi gutanga amafaranga menshi mu idini kugira ngo baheshe ibimenyetso. Bene Eli uzi ko yemera akagura ibintu bikenewe, akagura byose kugira ngo ajijishe. Bene Eli bazi ubwenge, ariko turashimira Yera itareba nk'abantu. Muhinduke rwose mugize imitima mishya. Uhinduke rwose mugize imitima. Ko mutanyikiriza mwanyanze. Gahunda no guhinduka tugize imitima imeze guta mipsapsa. Takos guhinduka tugize imitima. Imana iravuga ngo urupfu rw'aba bahungu ntiruzamera nk'izindi mpfu zose, uzarwumva. Hari abantu bapfa ntitumenye ko bapfuye, ariko urwa bene Eli ni abasitari. Bene Eli nibapfa muzabimenya. Ni abasitari. None si babiteje Imana se? Ni abasitari. Bene Eli iyo bapfuye bigira gute? Bwira mugenzi wawe ngo mwene Eli yapfuye biramenye. Se wamubwiye iyo mwene Eli yapfuye bigira gute? Ni umusitari. Ni umusitari iyo mwene Eli yapfuye, aho yagejeje ayivuga nihagera imuhonda. Abasitari.
bene Eliyo bapfuye bigira bitera. Urebe ukuntu muyishotora muyirirwa imbere muyirara imbere, niko murushaho kuba abasitari. Urebe ukuntu bamwambaye uniforme mwashyizemo udutambaro tw'umukara, niko murushaho kuba abasitari. Urebe ukuntu Joseline abwiriza akavuga cyane, niko arushaho kuba umusitari. Iyawe nurebe ukuntu usigaye wambara costume nziza kugira ngo mu rusengero y'inaha tukumenye ko waje, niko urushaho kuba umusitari. Uko wambara bazeri y'ibihumbi 300 niko urushaho kuba umusitari. Urupfu rwa bene Eli ruzamenyeka. Muhinduke rwose mugize imitima. Yesu ijambo twasomye ryavuze ngo yari yicaranye n'abigishwa be, harimo arabaganiriza iby'urupfu rwe, harimo arababwira ukuntu bizagenda, ngo ukabibabwira bagahonga mu maso, ukabaganiriza agahinda kakabica. Bari bafite impamvu imwe cyangwa izirenze imwe zikomeye zatumaga bagendana na Yesu, ariko mu mibare mwanyikirije ko nabakunze mu mibare. Petero umunsi umwe aramaze atari ku bundi ko twasize ibyacu tukagukurikira, ubundi ibintu byawe bizavamo akantu kameze gate. Ibintu by'imibare byo kuzura Lazaro turabibona, ibyo guhumura impumyi twarabibonye, akose ubu nta kantu kagashahara karimora. Wakantu kagendanye n'umushahara kameze gate. Yesu baramurebye aramubwira ati Petero we, abarekeshejwe ibyabo no kunkurikira duhereze Imana icyubahiro. Abarekeshejwe ibyabo no kunkurikira bazakubirwa inshuro 100 kandi nzabongerera n'ubugingo. Petero ati voilà, ubwo nasize amato 2 n'urugero, ubwo nzaba mbonye amato 400. Iyo si imibare? Siko mutanyikiriza. Iyo si imibare baririmbye? Yohana ati nanjye nasize inshundura 2, ubwo nzaba mbonye inshundura 100. Bati ibintu bya Yesu birimo akantu. Ibintu bya Yesu birimo akantu. Bakajya bamukurikira mu mibare. Yuda waba umunyamibare pire wuzuye aramureba ati Yesu ndabona uri boro, ndabona uri mare, nzajya nkora mu giturisho kandi ntuzamenye ibyabaye. Ariko Yohana narasomye mu butumwa bwiza haravuga ngo igihe Yuda yavugaga ngo amavuta twari kuyagurisha idenari yo tukayafashisha abakene, Yesu arambwira ati Yuda gabanya imibare, turaziranye nge nawe, buryo ujye ukora mu giturisho nubwo ntawakubonye. Petero ntabyazi, Mariko ntabyazi, Yohana ntabyazi, Filipo ntabyazi, na Toma ntabyazi, ariko nge nawe umutima wanjye n'uwawe bibiziranyeho nubwo nakugiriye iki. Ubu dufite ba petit frere ba Yuda bakora 8, ariko Yesu akabagirira. Guhinduka rwose tugize umutima, guhinduka rwose tugize imitima misha. Arabitegereza, arabaganiriza, arabwira ati hasigaye igihe gito umwana w'umuntu akabambwa hagati y'isi n'ijuru. Abahisi n'abagenzi bazamuvuma, bazamwita igisambo, bazamwita umunyabyaha. Ngo nuko Petero abaramwita, ariko Yesu ibyo bintu bikuremo. Ntago mu bintu twavuganye ibyo birimo. Gahunda ihari nuko uzaduha kuri za nshuro 100, ariko ibintu byo gupfa bikuraho. Yesu abaramubwira ati yewe Petero we, Simoni Simoni, Simoni mwene Yona, urambuza gupfa kandi ariho uzabonera ubuzima. Urambuza gupfa kandi ariho hari ubuzima. Urambuza gupfa kandi ariyo ntego. Wibimbuza Simoni, ndakera kubivuga, icyanzanye n'ugupfa. Ayiwe, icyanzanye gahunda n'ugupfa. Abarambwira ati Simoni we, ntiwamenya amakuru. Simoni Simoni mwene Yona, wasabwe ngo ugosorwe, nabibonye intarira imbere yawe. Ese ntara abana bato barazizira n'ibipurato binini, n'ibisahani binini. Simoni Simoni mwene Yona,
wasabwe ngo ugosorwe, ariko ukwiye kugira umutima mushya, umutima uhindutse, kugira ngo ukomere. Numara gukomera ukomeze bagenzi bawe. Bwira mugenzi wanjye, Imana irashaka gukomera ugakomeza abandi. Imana irashaka gukomera ugakomeza abandi. Imana irashaka gukomera ugakomeza Betlehemu. Imana irashaka gukomera ugakomeza Korari. Irashaka gukomera, irashaka gukomera, irashaka gukomera. Imana irashaka ko mukomera. Imana irashaka ko mukomera. Imana irashaka gukomera papa. Numara gukomera mama, ukomeze abandi. Muri hano cyangwa mwatashye? Komera, 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 komera. Mama komera, ukomeza abandi bari kuzivamo. Komera, gira umutima mushya. Mukobwa komera, utabyarira iwanyu. Komera, komera musore, utabyarira ibinyendaro. Komera, komera. Ngo mwararirimbye. Komera, mugeze igihe cyo kubikora. Komera Betlehemu. Komera ariko uziba ibintu kubyihanganira mukabitaranikira mukabikaranikira mukabisenganikiramo, ejo tukumva ngo wananiwe. Wakomeye? Wakomeye mama. Uzi kurubyariramo rimwe ukarubyariramo kabiri, ku nshuro ya gatatu tinda gusezesha. None abantu uzabyara nibubaka nkawe. Wakomeye? Muri hano cyangwa mwatashye? Komera. Mwanzi yagusabye ngo ugosorwe, ariko nagusengeye niko Yesu avuze, kugira ngo numara gukomera. Ukomera Imana amashyi menshi wa numara gukomera. Betlehemu nimumara gukomera. Harya mwitwa bande? Ijwi ry'urangurura nimumara gukomera. Kira byo nimara gukomera izakomeza igihugu. Komera. Nagusengeye kugira ngo udacogora. Imana ishimwe ko Yesu yadusengeye. Duhereze Imana icyubahiro. Imana ishimwe ko Yesu yadusengeye. Ayo dusenga ashobora kudutambutsa umunsi umwe, ariko kuwa kabiri tukananirwa. Ayo usenga yagutambutsa ukwezi kumwe, mu kwa 12 ukananirwa. Ariko Petero nagusengeye ngo ukomere. Numara gukomera ukomeza abandi, ukomeze abandi. Hari intambwe umwuka yambwiye umuntu atera agira umutima mushya. Munyikirize amen. Intambwe ya mbere umuntu atera arimo agira umutima mushya
ni intambwe yitwa kumva ijambo rya Kristo. Kumva ijambo rya Kristo niyo ntambwe ya mbere umuntu atera arimo aragenda ahinduka agira umutima mushya. Kumva ijambo rya Kristo. Paulo yaravuze ngo dore kwizera kuzanwa no kumva ijambo, ariko si amajambo yose, ngo ni ijambo rya Kristo. Amagambo yose wumvise ntiyaguhindura ngo ube mushya. Yewe na shushu be na shuna I love you na nakupenda ntibihindura umuntu ngo abe mushya. Sheri nateguye ibigumba birimo isombe, ibyo ntibihindura umuntu, ariko kumva ijambo rya Kristo. Ijambo rya Kristo rirahindura. Ijambo rya Kristo rirahindura. Kumva ijambo rya Kristo bire mu mutima mushya mu muntu, umuntu akabicyaremwe gishya pe. Munyikirize amen. Aburahamu yumvise ijambo mu Itangiriro 12 umurongo wa mbere, nimubwira ngo va mu nzu ya Sotera ujye mu gihugu nzakwereka. Uwo ni umwanya wo kumva ijambo rya Kristo, ntiri gusigaho wari uri. Iyo wamaze kumva ijambo rya Kristo ntuguma muri uri, urahaguruka ugatangira kugira umutima mushya. Ijambo rya Kristo iyo ryaje ntirisiga umuntu uko ryamusanze, riramuhindura. Muhinduke rwose mugize imitima mishya. Intambwe ya kabiri umuntu atera ahinduka icyaremwe gishya, yakira umutima mushya, nukwemera ko ukwiriye guhinduka cyangwa se kwiyumvamo ko ukwiriye izo mpinduka. Amen. Kwiyumvamo ko ukeneye guhinduka. Kumva ni kimwe, no kubyiyumvamo ko ukeneye guhinduka ni ikindi, kandi ikintu cyo gitangwa n'Umwuka Wera. Nta muntu wiha guhinduka, Umwuka Wera niwe utanga guhinduka. Munyikirize amen. Kwiyumvamo ko ukwiriye guhinduka rwose, nyuma yo kumva ijambo rya Kristo, utera intambwe yo kwemera ibibi byawe, utera intambwe yo kwemera intege nke zawe, kugira ngo rya jambo rya Kristo rigire umusaruro w'icyo ryavuze. Hari umugabo wantangaje muri Bibiliya, ni umugabo witwa Kayini. Inde? Kayini ni mukuru wa Abel, b'abahungu ba Adamu na Eva. Imana yaramugendereye aho bari bagiye gutambira ibitambo. Muzi igitangaza cyabaye muri Bibiliya, umuntu yiciye undi mu rusengero. Aho bagiye gutambira niho Kayini yiciye murumuna we. Ntiyaharenze, ngo yaramaze kumenya amakuru ko igitambo cya Abeli cyashimwe kuruta icye, niba yarakoresheje ibuye ntitubizi, Bibiliya ntibisobanura, ahita amurangiza. Ngijwi riza bwa kabiri kuri Kayini riramubwira ngo Kayini, nukora ibyiza ntuzemerwa, ijwi ry'amaraso ya murumuna wawe mo riratakamo ndaryumva, basi ubu ntiwasaba n'imbabazi. Kayini aramubwira ati se wamfashe? Kandi afite amaboko ajojobaho amaraso, aramubwira ati se wigeze umfata? Ubu hari abantu bemera ngo ari uko tubonye ibimenyetso. Ese muvuga ko nci inyuma umugore cyangwa umugabo mwigeze mumfata? Yakubwira ati se mwaramfashe, mwabonye nyetsamba na hari aho mwambonye, zana ibimenyetso. Zana ibimenyetso. Nindababwiye ko ndi umujura se hari uwamfashe? Nindababwiye ko nk'inzoga se hari uwambonye? Zana ibimenyetso tuzagufotore se tugufate Snapchat. Zana ibimenyetso. Kayini abwira Imana ngo jyawe ibyo nabikoze mbishaka kandi ndanigendeye. Imana iramubwira ngo nubwo ugiye ari kugiye uri ikivume. Wumvise ijambo rya Kristo ariko ntiriguhinduye, iyo nsaba imbabazi nari kuziguha. Kumva ijambo rya Kristo no kwemera kuri umunyantege nke n'ibintu bibiri bikomeye kandi bitandukanye. Ikibazo si uko Yesu atavuze, ikibazo nuko utumviye. Zeke Imana iri hano. Munyikirize amen. Dawidi na Kayini n'abagabo babiri batandukanye kandi bose bari muri Bibiliya. Dawidi yumvise ijambo rya Kristo rizanywe na Natani, aramubwira ngo cyagiye usambana na muka Uriya nari mpari. Uwiteka
kandi cyagihe umwicisha nabwo nari mpari ndi Uwiteka. Hari ikindi urenzaho Dawidi aravuga ati ntacyo ndenzaho, nari nzi ko ntabikoze nta undeba, ariko ijisho ryawe ryarandebaga. Imitima ibiri itandukanye, nta wiha guhinduka, Mwuka Wera niwe uduha guhinduka. Munyikirize amen. Icya gatatu, intambwe ya gatatu umuntu atera agira umutima mushya ni ukwemera kugendana n'Imana urwo rugendo rwo guhinduka ubiheshejwe no kwizera. Urwo rugendo rwo guhinduka ni ukwemera kugendana n'Imana ubiheshejwe no kwizera. Bibiliya mu Baheburayo 11:1 haravuga ngo kwizera ni ukumenya neza udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba, ngo kandi niko kutugaragariza ko ibyo tutareba ari iby'ukuri. Data we kwizera Umwuka yarasobanuriye arambwira ngo kwizera ni ukumva ibintu kimwe n'uko Imana ibyumva. Ayo data we, munyikirize amen. Imana nibivuze ngo iyi ni mikrofone y'icyatsi, wowe uyibwira ngo ndabona ngo yasa n'ubururu. Kwizera kurakubwira ngo Imana ivuze ko iyi mikrofone ari icyatsi, ni icyatsi. Haleluya. Intambwe ya gatatu yo kugira umutima mushya ni ukwemera kugendana n'Imana muri izo mpinduka utabyihaye ubiheshejwe no kwizera Kristo. Manimbazwe kwemera kugendana n'Imana urwo rugendo rwo guhinduka. Intambwe ya kane, turacyari kumwe torero. Intambwe ya kane ni ukwirengagiza ingaruka n'ubusharire bwose uzagirira muri urwo rugendo rwo guhinduka. Hayo data we, birashaririye we. Kwihanganira ingaruka n'ubusharire uzagira uri muri urwo rugendo rwo kugira gute? Kwihanganira ubusharire n'ububabare bw'umubiri mu gihe urimo uratera intambwe yo kugira umutima mushya. Ayo data we, ibintu byajugunya abantu mu ngunguru z'amavuta ngo nibyo namwe mubyinamo. Ibintu byajyanye abantu mu rwobo rw'intare bakabamo Danyeli nibyo namwe muririmbira. Ariko buriya muje hano mukabyina muti tuzajya mu ijuru kureba bariyo Danyeli, noneho bazazi kwegereze wowe urebe ukuntu zikurya, zizakurumanga. Tuzajya mu ijuru kureba Yobu, le papa et les garçons. Muzajya mu ijuru kureba Yobu, umugabo wakize agakena mu isegonda agakomeza kubaha Imana. Yabawe umugabo Imana yavuze muri Ezekiyeli 14 ikavuga ngo iki gihugu nikibamo abagabo batatu kirimo Danyeli, Yobu na Nowa, ngo nubwo baba ari bo bonyine bakiranutse, ngo ubugingo bw'aba bantu naburimbura nkakiza ubwabo gusa. Abagabo bicaye impande y'Imana, Imana yiri barebye iravuga iti voilà, ndabafite. Munyikirize amen. Urwo rugendo rwo guhinduka no kuba icyaremwe gishya rusaba kwihanganira ubusharire bwose. Barakwanga muri korari ngo ngiye baranyanga, ngo bareba abakire gusa, ngo abakene ntibatwikoza, ngo noneho ngo ibintu ngo byarahindutse, ngo abakire nibo basurana, ngo abakene ntabwo batureba. Ubwo uzabana na Lazaro wowe, ngo Lazaro muzicarana, ngo twebwe ngo idini ryacu ngo ryaraducupije itubuza kwisiga ntuze, hano nkasa ubururu aha nkasa umutuku, idini ryacu riraducupiza we, nitwambika birebire we, riratugora we. Ubwo uzahinduka umere nka Esiteri wowe. Umukobwa wabaye ahantu hari makeup yanga kuzisiga kubera urugendo rwo guhinduka. Munyikirize haleluya, munyikirize haleluya. Umukobwa wabaye ahantu hari mini
ayiwe tumuhereze icyubahiro Kristo we. Mbese bakobwa muzicarana na Esita? Tuzajya mu ijuru kureba umuhungu witwa Yosefu wabonye ibibero by'umugore, aramureba aramubwira ati naho ndiho naho napfa ziko nkundwa, kandi Yesu ampa ibyo nkenye byose. Ngaho amataye yawe yajyane, nta gahunda mfite. Amataye yawe yasohokane, nta gahunda njye mfite yo gukora icyaha muri iki cyumba. Ndagenda ndi isezerano ry'inzozi narose, kandi sinshobora kwiyanduza zitarasohora. Aya mashina ya Yesu, amashimeshi kwa Yesu. Haleluya. Aramubwira ngo biragatsindwa, biragatsindwa. Nubwo Imana itarantabara ariko yiworeresha. Urambona mu bikote muka Potifari yandodeye wowe, ikirimo imbere kiraruta ibikote. Icyo ubona inyuma agaciro gifite, ariko icyo nambaranye kirimo hano, icyo nambaranye kizanyiza. Harambwa ngo hoshi genda. Muka Potifari umujinya uramwica. Muka Potifari atararakara nturakizwa. Atararakara nturagira gute? Ntabwo urakizwa. Gera ku kigero muka Potifari arakara ubibone, ubwira Imana ngo ndabibonye ararakaye, aha niho ngiye kubonera imbaraga zawe. Uyo unkarume wa navuga nkageza narya. Uhinduka rwose tugize imitima. Aramubwira ngo mva imbere wa mugore w'igipfuwe utazi n'igaburo. Ntiwabatijwe uri umunyegiputa pira, mva imbere wa mugore we. Ntiwasengeye mu misozi, ntuzi ukuntu gusenga bivuna. Genda witesha agaciro iby'Imana yavuganye nanjye. Byaramvunye kandi bitarasohora sinshobora. Arambwira ngo kandi naho Imana yakemera napfa nyiringiye. Kwihanganira ubusharire n'ingaruka z'urugendo rwo guhinduka. Urimo kugabanya stress. Twambaye ubusa ku mazi ngo twagiye kugabanya stress, ariko stress waziyirije gatatu ko zizashira. Nukuri ni wiyiriza gatatu stress zizagira gute? Ariko kwambara hari utuntu nabonye tugezweho muri iyi minsi. Regine Marien arafata agapira kandi kata I love you shoe, I love you be. Ubwo twaragotse amavamera nk'ayihene ngo uyu musore Mana uzamuha umugore, uyu mukobwa Mana uzamuha umugabo. Noneho twamara kuva hano abafiyedoneri bambaye udupaswa tugera hano. Tutarajaraja berewe, dore umugeni mwiza. Mbese twamusanganira n'abafiyedoneri afite we. Twari dukwiye guhunguretse imbabazi z'Imana kurikije ukuntu byatuvunnye. Akinjira tuti wari warabitubwiye. Wari umudiyakoni w'umukecuru uri hari uzi iby'Imana ivuga nuko birangira. Gatabwa atari kuri umukobwa ntago ari kuri Imana ibyivuze birangira. Harimo question mark, harimo akabazo. Iwacu hari uwo basohoye bamwe batijya guhindura ikanzu ugaruke tugusezeranye. Hanyuma hitajya igisenyi rero ku mazi, Imana ikoze ikibemeza. I love you shoe, I love you be. Agakabutura kakaruka kagera hano. Noneho bagahita bifata Snapchat bati Imana ikoze ikibemeza. Imana ikoze ikibaheza.
ikoze ikibaheza yambaye agakabutura k'akarokaro kagera hano ngo Imana ikoze ikibe yabone n'ikibemeza ko guhinduka rwose tugize imitima kwihanganira ubusharire n'uburibwe bw'iyo nzira ikujyana mu guhinduka urabikeneye. Umugabo nakudiha wihanganira ubusharire bwo kugira umutima. Hari uwampamagaye ati Joseline Karame ati nsengera ndapfuye ntiwishwe n'ikimwene data ati mbonye message nti mu izina rya Yesu. Message iravuga iki? Ati nari namubwiye ngo yambara ishati iyi ni yarayanga ihabara byamubwiye ngo yambara yakunda. Ayo data we ndambwa naho urwo rugamba ruroroshye rurwanwa n'abanyamwuka. Kwihanganira ubusharire bw'urugendo rwo guhinduka. Iyi nzira ijya mu ijuru iryohera abadashaka ko ibasharirira, ariko abashaka kujya mu ijuru bihanganira ubusharire bwo. Gatanu ni naho ngiye gusoreza hanyuma dusenge. Gatanu haravuze ngo iyo uri muri uru rugendo rwo guhinduka no kugira umutima mushya, icya gatanu kiravuze ngo ni ukureba ku bitaboneka kuko ibiboneka ari iby'igihe gito. Ni ukureba ibitaboneka ngo kuko ibiboneka birashira ariko ibitaboneka bihoraho. Munyikirize haleluya. Niko Paulo yaravuze ngo twebweho nitureba ku biboneka, ibitenge biraboneka, amafaranga araboneka, amazu araboneka, abagabo baraboneka, abana baraboneka, amajipo araboneka, kujya muri Amerika biraboneka, ariko ibitaboneka iby'amaso yanjye atarabona, iby'amatwi yanjye atarumva, ibyo nibyo nshakaye. Fresheri zirashira, umubiri ugakonka bakabakisiga fanta tikanga kugufata. Twatangiye twisiga ingwa kugira ngo duse neza, tugeze kuri fanta ariko naho zo zigiye kwanga. Twatangiye twisiga topusi cyangwa amamesa n'amavuta, dukaraba imitanga ngo tujye kwiga dusa neza nk'abandi. Tugeze aho dukaraba give na sante n'ibindi, nubwo turi kubona bitadufata, ariko Paulo yavuze ngo twebwe ntitwita kuri ibyo. Ayo mashi twayakomera Yesu. Haleluya. Bashumba twatangiye dusengera mu ivumbi, tugeze mu makaro, turubaka ama etage, ni byiza ariko ibi ntibiboneka. Ntibiboneka pe, ni amatafari na sima n'amabati, ariko ibitaboneka ni Imana yatwubakiye. Twatangiye nta utuzi, hano waturamutsa ngo aduhe n'ibyo gukingura. Kuba muntu mirasi ibitangaza, ndashaka ibitaboneka. Baririmbye twatangiye turirimbira ku ngoma na pendo, none insengero zuzuye ibyuma we, ariko ibi ntibibona. Ibi ntibibona. Ndafashijwe Joseline. Twatangiye na nkweto tubigiramo, none ubu twambaye indende n'ingufi, ibyo ntibiboneka. Twatangiye tutambara ama uniforme ngo dushyiraho utunyugunyugu nk'utwo mwashyizeho sha, ariko twuzuye imbaraga we. Muririmba ikibungo nari impari, mwararirimbye induru ziravuga, abadayimoni barashwiragira. Mwabaye mute, ibyuma nibiboneka, imiziki nibiboneka, ariko tuzaririmbana na Mose kandi simbizi n'ibyuma bizaba bihari nibitaboneka. Bitaboneka we bashumba mwe,
guhanagura. Ibi ntibiboneka. Yewe mubiri wanjye we ibi ntibiboneka. Mubiri wanjye ibi ntibiboneka. Maso yanjye ibi ntibiboneka. Matwi yanjye ibi ntibiboneka. Maguru yanjye ibi ntibiboneka. Ndashaka ibitabone. Twabigiyemo nta n'amatike dukora ibirometero 10-20 tujya kuvuga Yesu. None mwe murava Gisenyi mwafashe kwasiteri mbonye mu kanya polisi bari imbere. Ayo data we. Ngikura bakavuye mu nzira ngo Bethlehem yaje we. Ayo data we. Mwebwe polisi kabagenda imbere mutagiye muri ribu. Mutagiye muri ribu mwebwe. Polisi ngo be. Wowe wakwanuza. Wowe Joseline polisi kangenda imbere. Ndashaka ibitaboneka. Mushu ndashaka ibita. Bibiliya yavuze ngo abo yabashaka gusubirayo. Abo nimushaka murara hano ubundi mwaraye no mwisi. Bibiliya yavuze ngabo Imana yarabazanye bashyira mu buturo bwayo. Barayemerera baraza. Bazana kositime bafite. Bibiliya ivuga ngo ntibagiraga imyenda yo kwambara. Mwebwe gariderobe zaruzuye n'amavarize n'amare n'imigozi biterwa n'ikiciro cy'ubudehe. Mufite utubati mubikamo amasorori n'utwo mubikamo inkweto. Abo baje nta myenda bafite. Takosima. Baza ntacyo bazanye. Bibiliya ivuga ngo n'isi ntiyari ikwiye ko bayibamo. Ariko ijuru ryabareba rikavuga ngo nimwe mukwiye kuyibamo. Amashyi kwa Yesu. Buretse we. Mwisi bigaragara barabatera mwako. Mwisi y'ibifatika nta wabatumira mu nama. Mwisi y'ibifatika no muri korari nta ubavugisha. Mwisi y'ibifatika n'imisanzu nta uyibabaza. Mwisi y'ibifatika n'amazina yabo ntazwi. Ariko biravuga ngo baba intwari zo kwizera. Baba intwari zo kwizera. Baba intwari zo kwizera. Baba intwari zo kwizera. Bibiliya ivuga iyo bashaka gusubirayo bajya kuryoshya ngo bari bafite uburyo. Ngo bari bafite uburyo we. Gusubirayo byari byoroshye bari bafite amatike. Utega ukajya Dubai ujyanye n'umwana. So uko wicara wowe bite bya. Kujya Dubai ujyanye n'indaya byari biboroheye. Kuko bari bafite amadolari n'amanyarwanda n'amayero n'amapawundi. Gusubirayo byari biboroheye. Gusubira ku rwagwa byari byoroshye. Ariko ngumva impamvu bibatera ngo barashaka gakondo. Aho hera yo harire himbana. Kugira ngo batababenga bari bafite uburyo bwo gusambana bagakora ubukwe barakoze ibyaha. Baravuga ngo ariko oya iyavuganye natwe ntituzayisuza gusa. Bari bafite uburyo. Baranzwe mu miryango ariko ntibasubirayo. Baratutswe bitwa abaroza ariko ntibasubirayo. Babuze ibyo barya ariko ntibasubirayo. Bari banabifite ariko bamenye ibyo bagomba kurya n'ibyo batagomba kurya. Bari bafite uburyo bwo gusubirayo. Ngo impamvu yatumye badasubirayo ngo barebaga gakondo n'umudugudu Imana yabubakiye. Ngo bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Nkavanga bavuga batyo ngo babarebe igihugu. Abavuga batyo ngo babarebe igihugu. Tikisa
Elsa enima elos goza mai was tikitodai emai was ai paisi paisa ngaichara ari bafite uburyo mwarabubuze mbubahe hari uwabuze bitanu ngajya gusambana mbimuhe hari uwabuze imyenda ngajya kugura mini nyamuhe amafaranga hagende yambare mini agenda niba uburyo warabubuze hano twakiterateranya tukabuguha ariko impamvu ituma tudasubirayo tureba gakondo erega kugura ibibuno namwe mwabyambara ibibuno mukazana amata bigura 10,000 mu mujyi ibibuno hanyuma ugahita ugira amatayi hanyuma ukageza wemeza abagabo n'abasore bose bo mwicaci timurabona ukuntu mfite amata hari yo ugiye gusezerana mu rukiko kirahengamo ariko impamvu ituma tutabyambara ngo twigire nk'uko abisi bashaka dushyireho ingoyi nk'izipusi turareba umudugudu amashyi menshi kwa Yesu amashyi menshi kwa Yesu amashyi menshi kwa Yesu amashyi abagabo bari hano bose ndabona mumeze nk'abantu mufite amafaranga mwanywa mitsingi buri 2,5 simbise murasa n'abantu batayabuze uwayabuze aze tuyamuhe ariko ngo igituma baticara mu kabari ngo banywe byeri ngo barareba bitaboneka ibisafuriya birimo na mitsingi na byeri n'inkoko murasa n'abantu mutabura y'igisafuriya ariko ngo igituma mutabikora murareba bitaboneka kugira ngo mugire imitima ihindutse rwose biradusaba kureba ku bitabone Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu amashyi menshi kwa Yesu amashyi menshi kwa Yesu amashyi menshi kwa Yesu akanyuma nkasoza ngwino muyo kugira ngo ugire umutima uhindutse rwose nukugira imbaraga akanyuma kagatandatu Yesu we Imana ishimwe umwuka wera himbazwe kanyibukije akanyuma nukugira imbaraga ziremerera ibihe imbaraga ziremerera ibihe imbaraga ziremerera ibihe uri mwarimu ukaba uzifite uri umudiyakoni ukaba uzifite ubaye umushumba ukaba uzifite imbaraga ziremerera tikambera sinamera ko Silibiriwa Shaibini Saiwata Hallelujah imbaraga ziremerera ibihe igihe amavuta kigufata ukaba ufite imbaraga ziyaremerera kamenya ko karora yititukuza nuko umuntu aremerera ibihe ni igihe ubaransinga ugashyira ku munzani ukareba ibikenewe n'ibidakenewe imbaraga ziremerera ni imbaraga umuntu agira ari umusore akazigira ari n'umugabo ni imbaraga umuntu agira ari umukobwa akazigira ari n'umugore
Yosuwa yaramubwiye ngo zambaraga nari mfite cyagiye icyo gihe nari mfite imyaka 45 none ubu mfite 85 zambaraga nimbaraga umuntu agira afite umugabo akanazigira ari umupfakazi nimbaraga umuntu agira bamwirukanye ku bushumba akanazigumana yabaye mu kirisito systeme y'isi yahindutse umuntu akagumana imbaraga systeme y'idini yahindutse kazi bakwirukanye muri korari ukazi gumana imbaraga ziremerera n'igihe umuntu arya umushogoro agakiranuka yarya na mayoneze agakiranuka umubonye mu gihe cy'umushogoro no mu gihe cya mayoneze n'umuceri usanga ari the same igihe yambaraga musazi n'igihe yambara superi yambara musazi muransize munyikirize haleluya munyikirize haleluya agenda n'amaguru afite n'imodoka igihe cye cy'amaguru n'igihe cy'imodoka usanga ari the same igihe yahahagize ibimene n'igihe hahahira mu isoko muri supermarket usanga imbaraga ze zingana kugira imbaraga ziremerera ngwino muyobo ngwizire muhinduke rwose mugize imitima iyo yavuye mu cyaro akazi Kigali cyangwa muri Amerika ntahindurwa nuko ageze muri Amerika imbaraga y'abana gakirabyo nizo mbaraga ajyana i Kigali nizo mbaraga abana mu mujyi hano hirya hano Kamembe ntagahita bihindura ngo agakiza gasiga ku mupaka wa Kamembe na Kirabyo no agumana imbaraga ziremerera gira gutya bikora imbaraga ziremerera ibiha imbaraga ziremerera ibiha n'imbaraga umuntu agira afite umwita shushube akanazigira bamuhaye message imusenda imwirukana imubwira ngo mvira hano wakigoryiwe kago ngo namenyanye nawe nkijijwe ndakomeza nkizwe abanga ngo unyirukanye ndabona abandi ba baby no sibyo urahaguma imvura iracyagwa muri ya mihana izuba riracyarasa muhaguruke dusenge imbaraga z'umuti kuko ubwami bw'Imana bwitereshe umese ibishu ibihe bizaza abami bahinduke abantu benshi bazibagirwa cyasha by'imfati mwibutsa abasigaye begereye ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi turirimbe tuza wa musozi dutambe ibitambo tuza wa musozi imvura iracyagwa muri ya mihana izuba ariko ibihe ntibikakumare imbaraga z'umuti
kuko ubwami bw'Imana bwegereje yitegure umese ibishura ibihe bizashika abami bahinduke abantu benshi basiba otaje harjifatiro sisi mwibutse abasiga begereye ntebe bitwaza intwaro zose z'ukuri tuza wa musozi we. Katwinginga umushumba dusengere adusabira Imana imitima ihindutse rwose kandi imitima imenye ibyo Imana ishaka ari byo bikwiriye muri Kristo Yesu. Amen. Evangelize Le Monde Pro, serivisi dutanga dufata kandi tugatunganya amafoto n'amashusho y'ubukwe bwawe neza ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Urifuza gukoresha YouTube, tugufasha kwagura YouTube channel yawe vuba. Ukeneye channel yo kugura, nabyo turabigufasha. Ufite channel ariko wabuze uko ushyiraho ibiganiro, tugufatira amashusho tukakweditingira ndetse tukanabigushyira kuri YouTube channel yawe mu gihe gito, nawe utangiye kuryoherwa n'ifaranga rya YouTube. Kubifuza ko ibirori byabo birebwa mwako kanya ku isi yose, dukora live streaming. Ukeneye kwiga gucuranga piano cyangwa gitari, aho waba uherereye hose ku isi tubigufashamo utiriwe uva aho uri. Dukorera mu Rwanda no mu Bufaransa. Waduhamagara kuri izo nimero ubona kuri screen yawe. Evangelize Le Monde.